Impinduka nicyo kintu cyonyine gihora mu buzima bwacu. Dukwiye kwakira kubana n'impinduka byanze bikunze zihoraho mu buzima bwacu bwose. Muri iyi si iyo utishimye, ububabaye, iyo utarwaye, uba uri muzima. Ibyo ni ibintu bihoraho dukwiye kwigiraho ko ubuzima bugizwe n'impinduka. Ibintu birahinduka, inshuti ziragenda, izindi zikaza. Ariko muri ibyo byose ubuzima ntibuhagarara ku bantu bose. Uko byagenda kose ubuzima ntibujya buhagarara, ntabwo bushobora kugutegereza. Niyo mpamvu ukwiye kugendana n'impinduka ziri kubaho. Ntugasigazwe inyuma n'ibiri kuba ku buzima bwawe, kuko ubuzima bwo burimo kugenda. Ubuzima bwawe nibuba bwiza kubw'amahirwe, bugenda bumera neza mu kwakira impinduka ndetse no gukora igikwiye mu gihe cyose urimo. Niba ntacyo uhinduye, nta kintu kizahinduka nyine. Kugira ngo ugire icyo ugeraho biragusaba kugira icyo uhindura uko byagenda kose. Nk'uko diyama iboneka gusa mu mwijima w'isi cyangwa mu butaka, niko n'ukuri kuboneka gusa mu bwenge bw'ibitekerezo. Ni ishyano ku bakunda umubiri gusa, imiterere, isura, kuko ibyo urupfu ruzabitwara byose. Ariko byibura gerageza gukunda ubugingo, iby'imbere mu mutima, kuko nyuma y'ubu buzima ubugingo bwo buzongera kubonana nk'uko abizera Imana ijambo ryayo ribivuga, ko nyuma y'ubu buzima tuzongera guhura n'abacu. Ibi bikwiye kutwigisha ko tudakwiye gukunda umuntu tugendeye ku byo tureba inyuma gusa. Ushobora gutanga udakunda cyangwa se udakunze uwuhaye kubw'impamvu runaka, ariko ntushobora na rimwe gukunda udatanga. Ibikorwa bikomeye by'urukundo bikorwa n'abasanzwe bakora ibikorwa bito by'ineza. Ugomba kubabarira kugeza aho ukunda. Urukundo rutwigisha ko niyo uri wenyine ntuzigera wongera kuba wenyine ukundi, kuko ukunzwe. Ibyishimo byinshi mu buzima ni ukwemera ko dukunzwe. Iyo umutima wumye, ijisho naryo riruma. Iyo mu mitima yacu harimo ikibi, no ku maso yacu harangwa ikibi gusa, ariko imitima yacu irimo icyiza. Amaso yacu nayo agaragaramo icyiza gusa. Iyo Imana ishaka ko umuntu asubira inyuma, yari kumuha amaso inyuma y'umutwe. Imana iteka ihora yifuza ko twajya imbere, ahubwo ibikorwa byacu rimwe na rimwe dukora usanga ari byo bidusubiza inyuma. Ubuzima ni umuhanda munini ufite ibimenyetso byinshi, kuko mu muhanda habamo ibimenyetso byinshi biburira. Niko no mu buzima bwacu harimo ibimenyetso biri mu nzira tunyuramo dukwiye kwitondera. Hunga urwango, ibibi n'ishyari. Shyira icyizere cyawe mu bikorwa urimo, kanga ukubeho. Nta cyubahiro kiruta urukundo cyangwa igihano kirenze ishyari. Niba ushaka icyubahiro, gira urukundo, kunda abantu, nibwo uzabona icyubahiro. Iyo abantu bagukunze baba banakubaha, kuko iyo ukunze umuntu uramwubaha koko. Umuntu ashobora kukubeshya ko akubaha ariko atagukunda, ariko umuntu ugukunda bya nyabyo we aba akubaha. Hariho abantu babiri gusa bashobora kukubwiza ukuri kukwerekeyeho: umwanzi wawe, kuko uko akurwanya niko umenya ibyo ukora neza kurushaho, n'inshuti igukunda cyane kuko nayo ikubwiza ukuri. Nta murage ukize cyane nk'ubunyangamugayo. Niba ushaka kuzagira umurage mwiza, gerageza kuba inyangamugayo. Ikiganiro cyo ni isomo ry'ubuzima. Ndabakunda, mugire amahoro n'amafaranga. Bosayini Official.